abenshi baramubona ariko ntago bamuzi, nyamara yitwa Saint Nicolas, mutagatifu Nicolas. Yamenyekanye cyane nka Père Nöel ubwo mu kinyejana cya 4 mu gihugu cya Finlandi mu gace kitwa Rovaniemi havukaga umwana. Mu gukura ko yagize amahirwe ndetse aranahirirwa n'ubuzima, yaje kuba uwihaye Imana, asezera ibyo kugira abana ndetse no kugira umugore. Uyu nguyu gusa nubwo ataraba afite, nyamara yari afite urukundo rwari rumurimo mu mutima we, dore yuko ari bwo bwa mbere umupadiri wagiraga ubuntu ndetse n'urukundo bingana gutya yarabayeho. Uyu mupadiri yakoze ibitangaza byinshi cyane, harimo nko gukiza abantu babaga barwaye indwara zigiye zitandukanye, ndetse n'imirimo myiza ijyanye n'ubuzima bwo kubungabunga ubuzima bwa gikristo hano ku isi, ndetse no kuba umunyamahoro hano ku isi. Byatumye atoranywa nko kuba Père Nöel. None buri gihe iyo ari ku ivuka rya Yezu Kristo tugiye kuryizihiza, Père Nöel aba agomba kuba hari mu myenda y'umutuku ndetse n'ubwanwa bw'umweru. Ibara ry'umutuku akenshi risobanuye urukundo ndetse n'ubugwaneza no gutanga. Naho igiti gikunze kugaragara muri ibi bihe ni igiti cyavumbuwe n'Abadage, dore yuko mbere bagikoreshaga bizera yuko ibiti nk'ibi ngibi bitajya byuma, cyangwa se mu ndimi z'icyongereza bita evergreen trees, bitanga ikimenyetso cy'icyizere ndetse n'ubuzima. Iki giti kandi kikaba cyarashyizweho amatara na Martin Luther King Jr. mu kinyejana cya 16 nibwo Martin Luther King Jr. yakidesigningaga, akagenda ashyiramo amatara avuga ati ni inyenyeri ziri mu kirere, ubwo babaga bategereje Yezu Kristo ko agiye kuvuka. Ikindi kandi haba hari n'amabara yiganje muri iki giti, ibara ry'icyatsi, umutuku ndetse na zahabu. Duhere ku ibara ry'icyatsi, risobanuye ubuzima, icyizere, kongera kuvuka, ubuzima bw'iteka ndetse na kamere n'iterambere. Ibara ry'umutuku risobanuye urukundo, ibyishimo ndetse n'ibirori, amaraso ya Yezu Kristo, ubuntu ndetse no gutanga. Ibara rya zahabu, ubwami n'icyubahiro, urumuri, agaciro n'ubutunzi, ndetse ikiruta byose n'inyenyeri y'i Betelehemu. Gushimiye kuba twabanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere tubanye, kora kuri subscribe, ufungura inzogera tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi.